kwiyumvisha ko imbaraga z'umusirikare ziba mu mbunda afite waribeshye cyane. Ahubwo imbaraga ze ziva mu mutima, kuko icyo umusirikare akoze ashyizeho umutima aba agomba kugisoza. Kuko nicyo twatoje kurinda igihugu. Ibyo twitoreje tugomba kubikora kandi neza. Nta n'umwe uzatwitambika, n'uzabigerageza azakurwa mu nzira. Nicyo dukorera nubwo bamwe bapfa. Igihugu kigomba gukomeza gusugira, kikabaho kikanakomeza. Uko byakanga kose aba ari President. Basomoni aje gukorana namwe nirengagije byinshi. Birengagije byinshi. Not that. Namutse ntukuranye namwe, amabanganye yose ajya hanze. Bose yavuze ngo genda uzana umuryango wose wa Ignis uve mu nzu. Ako sema umuryango wa Ignis uwubijemo. Okay, uri byo nkubwiye. Urabyumva? Ibyumva cya mbere ni amafaranga. Sawa, jya kazi. Okay, amafoto uraza kuyabona. Ariko man, bino bintu biragoye kubivuga kuko biteye ubwoba. Undi twabigenza ugomba kubivuga, ariko biragoye kugenda ugasobanurira uriya mugore nta n'imyaka n'itanu bari bamaranye. Umugabo we yitabye Imana azi. Ni ibintu bitoroshye, ntabwo byoroshye mwana. Gusa tugomba kubivuga niko kuri guhaye. Ese ubwo aho bigomeje gutyo nani? Safari. Umugore wawe? Umugore wanjye? Ariko nyine nakundi nyine biragoye nyine, ariko tugomba kubwira umugore we nyine akaba yabimenya. Kuko nabwo aramukitse bimenye nabwo umugabo ntataye byaba ari ikindi kintu. Okay, ntacyo nyine tugende tugereyo tubimubwire. Umve nyine uko ari bubyakire. Okay, nari bireka tubikore gutyo. Okay, sawa tugereyo nari. Sawa. Vamos. Umeze mute? Noneho se ko muje muri babiri wa gatatu ari hehe? Wa gatatu. Nyuma y'urutu nagiye gushimikirana amata mu babaherukanye. Nyine surprise nyine twagukoreye ubu ariko agiye kuza. Ariko nyine biragoye kuba twakugwiza ukuri. Kuko nyine biteye n'ubwo. Ariko nyine nerebye wasaga n'agiti ubwo kirimo nyine story zo n'umugabo suzize nta bikaze. Se nyine icyo twakubwira cyo umugabo wawe nyine ntabwo akiri muzima, yarapfuye. Nyine byari bigoye kubikubwira, ariko neza rero ibyo mwambwiraga mwanyunishaga mwambeshyaga. Oya niko kuri, nubwo byari bigoye kuba twabikubwira. So nyine niko kuri. So nyine twizere nyine tuzahorera umugabo wawe. Urabibona ijoro nadi ibintu twamubwiye gukora ntabwo ari kubikora neza. Reka tubikore mu buryo bwacu. Okay, nari ibyo tubikurikira ibyo kabisa. Mbese agaragara pede kabari tukajya tukareba. Sono muzirane ariko usaba gutwara
rero isi ntabwo ugomba kubibona. Bijya Ronald, wanze kubikora mu buryo bwawe, right now tubikoze mu buryo bwacu. Right now, bino hano. Right now, twakubwira ibyo ugomba gukora. Nabikora. Bari tugufite surprise hano. Namara ubushaka icyo wigeze none. Agiye guparika. Urabona? Hanze kumvikana natwe. Ukore cyangwa ubyikorere. None ubikoze neza. Nongeye twiyunzeho. Igisigaye ukutuzanira amejayini. Urabona ko byana dusigaje gukoresha plan Z. Yes. Ugomba kubikora kuko icyo twahamagariwe nahamagariwe kuri igihugu. Ugomba kubikora nk'akazi. Salama sister anje. Yes. None se. Shabani, nta ndangira akazi k'igikara se muri no mujyi wanyu ra. Ntabwo nakurangira, ntabwo namenya ukari. Shabani, ngo ndagutse naraburijwe bya hatari. Mbonye nkano nakura karakanya kabakicimwe. Byaba bibaye mani. Nanjye se ko hashize igihe gito nje ntabwo nakubakubira. Nanjye naraburijwe mani, nakunoze twakibera inshuti mani twe niyo dushakisha hamwe mu mujyi. Ntacyo bitwaye. Nyine ibintu by'inshuti nanone nta kazi wazi iki se ko abantu bose mani bakunda amafaranga. Hashize igihe wakabona. Oya nzabanza mpiga ibiceri nahitse ukumva noneho njye nawe mutone ku inshuti bwanyu. Ikintu byabitwaye ntacyo nyine reka ngomitse ntambare mu Rwanda naza kukuvugisha nabi. Sawa Ni kubakora amakazi. sawa. None se ari ibintu bawe sigaye nkora ibiraka ndabyikorera sinzi ikintu mba nikoreyemo ariko ndaza nyine kubabwirira nyine uzajya uzibyikorera. Shama ingene y'amafaranga byatari ukumva n'ubu mbere namusize ku kirogo nje ndamutse mbonye ako karaka kamemba nka 5 umuzigo nje nahita nkabyimba uko byagenda kose ndakazagipfira muri gihe nta kintu byabintwara ahubwo mani bakwitana banyita Sesenyo tu Sesenyo mani cyane ni ku bintu by'umupira ari kumva ari umukinnyi wakiraga iganyetse Sesenyo Stefano Sesenyo kipa kiniraga wangu mama mujamarazi barowe uriya we yarajyana gato ariko gusa nacyo tweka tugire mu kazi nayo shana ari ma sawa jamani babandi ngira ntware ibyizi kunari Nasari mihanda none
Afro. None akubare twishimiye ikibazo wanyita bof ngiye kwita nyanga hari umukobwa usanzwe batwara imizigo no munsi yambwego ntabwo ari uboneka yambwiye ati nazaga fatiye boro nkageza ahantu ngomba kujya twari dusanzwe tukumenyereye twese kuguha umuzigo wacu nizeye ko ari umuzigo nambara tugiye mukomeza iyi kibazo yatuma tutwizera nta byangombwa twinjiza ubwo ntabwo ko ntabwo ntabwo mukaba mwamenye n'akarangamuntu ntabwo twakwizera ndetse namara kugenda batakura wese kugeza akabazo yafashe n'indwara itunguranye bari kwa muganga nyine gusa mwagize namara kugenda bakwizera ariko ugeze ikosa nawe mukora nakuze ubura ubuzima bwawe kiri mu bw'ikintu ngewe impamvu nakambaye ndetse n'ibyo guhemukira abantu icyo bizinesi yawe nayo ifite bizinesi yawe ntabwo nawe mbyo bizinesi ni nyine nta kibazo uwo muzigo ugezaho uje nabangwa mbere ko ikintu ugezaho ugomba kugera ibi turafite ndakeka ntacyo ari ikintu rero ndabona ibirimo sinzi umuntu mwizeye umuntu twizeye umuntu araturabura akatubwira ko ari impunzi ese ubu ni gute twamwizeye nabwire twe tumukurikire nabwo turi mu bintu bimeze rero tumurebe siko twagiye mbona inzira yo kwihorera